murakoze inshuti bakunzi ubutumwa bwiza bana kuri urubuga mukurikira ku rubuga rwa niwe gusa. Turagarutse n'ubundi tugarutse kuganira ku ijambo ry'Imana, tugarutse kugira ngo twungurane, kandi niwe gusa tuvugira kuri uru rubuga, ni nawe gusa tuzavugira n'ahandi hose. Ni Kristo umwana w'Imana. Ubushize twaganiriye ku ijambo riri muri Luka ibice 17 tuvuga uburyo Yesu yabwiye abigishwa be ko uko byari bimeze, uko byari biri mu minsi ya Nowa, ariko bizamera no mu minsi y'umwana w'umuntu. Twasanze ko iminsi y'umwana w'umuntu yatangiye kiragiye amaze kuzuka, kuko yavuze ati ndaza vuba, kandi n'ubundi biracyari vuba, ntabwo aratinda. Uyu munsi rero n'ubundi turasubukura. Ubaye utararebye ikiganiro cya mbere wakireba, hanyuma tukaza n'ubundi gukomezanya, ariko n'ubundi turavuga muri makeya ibyo twavuzeho mbere yuko dukomeza. Nuko twabonye ko Nowa yagiriwe ubuntu n'Imana, kandi yiswe umukiranutsi bitewe nuko yumvishe ijambo ry'Imana, yamara kuryumva akaryumvira agakora icyo rimubwiye, bimuhaniriza no gukiranuka. Reka dusome ijambo riri muri Petero wa kabiri ibice 2 duhere ku murongo wa 5. Kandi ubwo itababariye isi ya kera, ahubwo ikarokora Nowa umubwiriza wo gukiranuka n'abandi 7 gusa, ubwo yatezaga isi y'abatubaha Imana umwuzure, kandi ubwo yaciriyeho iteka umudugudu w'i Sodomo n'i Gomora, iyitwitse ikayigira ivu, ikayishyiraho kuba akabarore k'abazagenda batubaha Imana, ikarokora Loti umukiranutsi wagiriraga agahinda kenshi ingeso z'isoni nke z'abanyabyaha, kuko uwo mukiranutsi ubwo yabaga muri bo yibabarizaga umutima we ukiranuka iminsi yose imirimo yabo y'ubugome yarebaga akumva. Umwami Imana izi gukiza abayubaha ibibagerageza no kubarinda no kurindira abakiranirwa kugeza ku munsi w'amateka ngo bahanwe, ariko cyane cyane abagenda bakurikiza kamere bamazwe no kurarikira ibyonona bagasuzugura gutegekwa. Iri jambo riratwereka Nowa ngo ubw'Imana itababariye abariye bo mu gihe cya Nowa. Ese ubw'Imana itababariye bari mu gihe cya Nowa, kandi yari yashyizeho kubw'ububi bwabo, kubw'imitima yabo, kwibwira kwabo kose ngo kwari kubi, ariko iravuga iti ngiye kurimbura abantu naremye, ndetse ngo nicuza n'icyatumye baremwa kubwe imitima yabo. Ahangaha rero turimo turagereranya kiriya gihe cya Nowa n'iki gihe turimo, ngo niko bizaba bimeze, uko byari bimeze mu gihe cya Nowa. Mu gihe cya Nowa, Jean Pierre, ubibona gute mu gihe cya Nowa byari bimeze gute? Ubushize navuze ibintu byinshi, kandi narabakurikiye numva muri kuvuga ibintu bikomeye. Hari dukena nsanzwe nzimo, ariko wabaye umwanya mwiza nanjye wo kwiga ibyo muri kuvuga, kuko niba birivuze ngo uko byari bimeze mu gihe cya Nowa ni nako bizamera
mu minsi y'umwana w'umuntu. yego. Nyamara aho ngaho ni Luka bivuze gutya. Ariko noneho Matayo we agiye kuvuga yavuze ngo uko byari bimeze mu gihe cya Nowa niko bizamera mu gihe cyo kuza k'umwana w'umuntu. urumva ko iminsi y'imperuka no kuza k'umwana w'umuntu ni ibintu bihuye. yego. bisobanuye ngo iminsi y'imperuka yatangiye ubwo umwana w'umuntu yazaga. yego. hariya rero ni ikintu kigaragaza kuba iminsi yo kwa Nowa tuyizi, turebye ibyagiye biba byose tukabimanuka tukajya tunabona n'ibyagiye biba guhera ku munsi wo kuza k'umwana w'umuntu, ari nayo turimo none, turacyari mu minsi y'imperuka. yego. icyo gihe rero mu minsi yo kwa Nowa byari bimeze gute rero? abantu nk'uko mwabivuze, abantu bari babayeho uburyo busanzwe ariko kandi banezerewe. barya banywa barongora. noneho rero uko kunezerwa rero, uko nezero ubwarwo dushobora kubivuga tuti bararyaga banywaga, ariko noneho tubishyire mu buryo bw'umwuka. ushobora gusanga aba bantu bari barenzwe mu bundi buryo, bari bahaze nta nyota. mu buryo bw'umwuka bari bahaze nta nyota, bari bafite gukiranuka kwabo, bari bafite ukuntu biyumva. ari nacyo cyatumye Imana ivuga ntibumve. kuko baravuga ati ibyo bintu Imana ivuga, ariko kuko icyo gihe bavuga ko ngo imvura ngo yari iteragerwa na rimwe, ngo burya ngo imvura ngo yari iteragerwa, ngo hazaga ikintu cy'urume gusa, kikanetesha ubutaka. ibyo bintu byitwa imvura ni ibiki? ariko tubwira ibintu bihambaye tutazi. iyo Mana yaza n'ibintu ku buryo imvura yagwa, ku buryo ibintu by'amazi byaza, kuko imvura yarize, ku buryo ibintu by'amazi byaza bikarenga umusozi wa mbere, bikarenga uwa kabiri, uwa gatatu, byose bikagikwira isi yose. bituma batumva. tubanze twumve ko icyo gihe icya mbere bari bagize ute? bari bahaze. ntacyo bari bakennye. twibuke ko ari ahantu n'umuriza mu Imana rivuga ngo ribwira mu byahishuwe, ribwira itorero rimwe ryo muri Laodikiya ati ikibazo ufite, uravuga ngo uri umutunzi, urahaze. uko guhaga kuvugwa, uko guhaga, uko gutunga, uko kudamara kuvugwa mu kwa Nowa. njye nabijyana mu mwuka nkakubwira ko we ari ukuba bari bafite gukiranuka kwabo. yego. ni nacyo gihe turiho noneho ubu ngubu, iki gihe tubigerageza n'iki gihe twaza gusanga icyo kintu gihari. kudamarara ngo no kuza k'umwana w'umuntu kwasanze abantu bafite badamaraye. urabizi ko hari abajya baza kuri Yesu bakamubwira bati njye nakoze ibi n'ibi, narakoze. ibyo ubwabyo wumvaga ko byazitiye uwo muntu kugira ute? kwegera Yesu, kumva ibyo Yesu amubwira. ati urambwira ibyo gukiranuka kuwuhe kundi ko njyewe kuva mu bwana bwanjye nitondeye amategeko, naho nabigereranyiriza. ngo ngerageje kunyura muri makeya, naho nabigereranyiriza. ni ukuvuga ngo icyo ugaragaje hariya mu gihe cya Nowa hari abo kuko twabonye ko Nowa yari umubwiriza w'ibyo gukiranuka. kandi gukiranuka twabonye ko gukiranuka kwe aho yagukuye ni ukumva icyo Imana yamubwiye, akagishyira mu bikorwa, akacyizera kandi atarakibona. ego. urakoze. hari ibintu Yesu yavuze, aravuga ngo mbese nagaruka ngo azasanga kwizera kukiba mu isi. mbese ni ingaruka, mbese kuza kw'iyo minsi, kuza k'umwana w'umuntu naza yari afite impungenge, yibaza ati ariko se nzaza nsanga kwizera kukiba mu isi? urumva rero nk'uko Jean Pierre yarabivuze, biragaragara ko iki gihe turimo hari iyobokamana. ntekereza ko no ku gihe cya Nowa ubwo yabigereranyije hariho iyobokamana cyane, byari rihari. nibyo ashaka kuvuga, hariho iyobokamana. n'uyu munsi hariho iyobokamana, kandi abantu bafite gukiranuka kuva kuri iryo yobokamana. n'icyo gihe biragaragara ko bari bafite gukiranuka kuva kuri iyo yobokamana. noneho rero Nowa yarokowe n'indi myumvire ariyo tuvuga gukiranuka kw'Imana, kwaje arakwemera. akwemeye bimuhaniriza no gukiranuka.
n'uyu munsi kwizera abantu bavuga ko bizera nicyo kibazo. Abantu bavuga ko bizera kandi imyizerere irahari ndetse iranatandukanye, ni myinshi cyane. Abantu baduye n'iyindi nyine bashyiramo n'imana z'iki gihe, bashyiramo n'imana nese undi kiriya gihe cy'umwuzure nuba nababwira ko umwuzure uzaza ukarimbura isi, nta bandi bantu bafite ibindi bintu bizeye. nibyo turi kuvuga kuko icyo gihe ubundi iyo bazi idini ntabwo iyo tuvuga idini ntabwo tuba tuvuga urusengero rwubatse ahantu nk'aya ngaya tuzi. Idini yatangiriye kwa Adamu nk'uko twabibonye. Adamu mu gushaka gukemura ikibazo yari agize, yaranduye ariko ashaka no gukemura ikibazo cyo kwandura kwe. Ubundi aho icyo nicyo bita idini, gushaka gukemura ikibazo cy'icyaha. Rero Imana noneho wumva ikibazo kiri buze kuzamo hano. Imana ibonye ingeso ziri ku isi, urumva? Ariko noneho Imana ntibwiye abantu uti rero muzireke Nowa genda ubwire abantu bari ku isi bagabanye kuri zirangeso, bagabanyeho cyangwa se bazireke burundu ubundi barokoke. Oya, iyo siko Imana imubwiye. Ahubwo Imana yamubwiye ati genda ubaze inkuge, umuntu wese ubishaka yinjiremo. Numva none twagize ngo ubishaka nukora ibibi nukora ibyiza, none ukora ibibi agasigara. Oya, ngo nukwinjiramo, nta kindi kintu bisaba, nukwinjiramo. Ntabwo bavuze ngo umuntu wasambanye yinjiremo, ntabwo bavuze ngo umuntu ngo wariganyije ntiyinjire, baravuze umuntu bishaka niyinjiremo. Imana yabwiye ati n'inyamaswa zizira, nturebe ngo ibyo bigurube, nturebe ngo ibyo inzoka, nturebe ngo ibiki. Buri nyamaswa ari izira n'itazira, ari yatuye inzara n'itatuye inzara, ushyiremo ikigabo n'ikigore. Erega wibuka ko Petero abona biriya bintu by'inyamaswa, Imana imugiye icyo kigereranyo cy'inyamaswa zatuye n'izitatuye, yamubwiraga abantu abanyamahanga n'Abisiraheli. Bwari ubwo buryo bubiri, ni izitwa izatuye arizo Bisiraheli, n'izitatuye arizo bita abanyamahanga. No mu nkuge rero bose rero bari wumva inyamaswa zo wenda ntizari bwibwire ngo zijyemo, zo yagombaga gufata ikigabo n'ikigore. Ariko abantu ajya kubabwira ibyo gukiranuka, akubabwira ati rero hagiye kubaho, sibyo, hazabaho umwuzure. Abantu bati uri umwuzure, urabasanga hari abantu benshi wenda bamwe baranavuga ati umwuzure wo kuzaba, ariko niba uzanaba noneho reka dushaka ubundi buryo. Urajya dugushyira mu nkuge kubera iki? Umwuzure se uzaza ugere hano dutuye? Reka tuve ahubwo mu bishanga, ubushe bwawe mu manegeka, sibyo, reka tuve mu bishanga tujye ku misozi. Ubwo rero babakemuye ikibazo cy'umwuzure, urumva? Ariko ari igisubizo Imana yari yataye. Ibyo uvuga bigereranywa n'iki gihe. Turebe iki gihe bimeze bite. Iki gihe hariho inyigisho y'idini yatangiriye mu Edeni yo gusanga Imana wowe ubwawe ukemuye ikibazo, yo gusanga Imana ariko wowe ubwawe ukemuye ikibazo. Kandi icyo kintu nyine cyatangiriye muri Yeremiya mu gice cya 2 umurongo wa 13 niho bavuga ngo abantu banjye bakoze ibyaha bibiri. Icya mbere baranyimura n'ingeso soko y'ubugingo, burya niyo barekeraho nibura ariko noneho bongeyeho ikindi kwikorogoshorera. Buriya rero niho idini ryatangiye gushaka, wabonye ikibazo ariko gushaka kugikemura, kandi ukagikemura mu buryo bwawe butari uburyo bw'Imana. Nyamara Imana yashyizeho uburyo gikemuka. Buriya rero uburyo Imana yashyizeho bwo gukemura burahari, kuko yo yaraje noneho yambika umuntu. Byari igishushanyo kizerekana ko Imana ariyo yambika abantu, ikambika ubwambure nubwo bakosheje, ikambika ubwambure bwabo. Niko bari kubigenza. Noneho rero aho habamo uburyarya, aho habamo ikintu bita uburyarya buhishwe bwo mu mutima. Gute? Adamu yarazi ko hari ubwo yamaze kwandura, Imana itamurebaga ko yamaze kwandura. Ni buryo buryarya yagize. Yarazi ko Imana itamubonye ko yamaze kwandura, kuko ntatekereza ko Imana ireba muri ibyo bitekerezo bye, mu miterere ye. Niko azi ko Imana atari kwireba. Noneho akavuga ati reka nyihishe muri ibi nambaye, nizira asanga ntambaye gusa. Akurumva ko umurazira ibyo yibwira. Azira ibyo yibwira. Adamu yavuze ati ubwo
ubwo mumaze kuba nambaye ubusa yibwira ko yafata ibibabi akihisha imana. kandi noneho uko kwibwira nuza kureba neza kwa Adamu uzasanga kurava ku kutizera kuko niba Adamu agize ikibazo asanze yambaye ubusa ujya ngo ikintu kimubwira ngo we ishakira ibibabi ni igisukuti nuko uvuga ati ariko se iyo mana urabona yakumarira urinde jya gutegereza imana mwakundi umuntu ashaka kuba ari umukire afite amafaranga ariko undi muntu wakennye ukuntu kandi nkamwe ariko se hari ibintu natekereje nshaka kuzamura mu buryo no umuntu ko afite kwiyemera akamwe ariko oya akaga ati nta kibazo ngewe ndashaka ngewe mfite gahunda zanjye zo kwizamura niko Adamu yabikoze kubera kutamwizera kutizera imana avuga ati hoya kanye muri ikibazo cyanjye cy'imyambarire ntambara ibyo nanjye nikoreye ariko kugira ngo nambare ibyiza imana yangereye nashaka nambara ibibi ariko byanje nikoreye icyo kintu cyo kwikorera ubwacu ariko reka mbabaze dutekereze ku kintu buriya mutekereza ko abantu barimbutse kwa Nowa ari abantu bakoraga ibibi gusa ibyo nyene ngiye kukubwira nanjye kuvuga ko ngiye nsanga nta n'uwaje gukora bavuze kwibwira ni izihe nzitizi zatumye abantu batinjira mu nkuge kwa Nowa kandi ari umubwiriza wabo kandi ari umubwiriza wo gukiranuka reka ngiye nkivuge numva barapinze inzira z'Imana bashize bagereranyije n'ubwenge bafite n'abantu barabaza logique buriya iyo umuntu uramubwira ngo gukizwa n'ubuntu agahita avuga ati ibyo kandi koko abantu twanga iby'ubuntu kandi wasanga iyo washyiraho nk'itiki yo kwinjira bari kwinjira byari kumvikana abantu banga iby'ubuntu urumva rero umuntu atangiye gushira muri logique akavuga ati ariko isibye bintu Imana ivuze koko urumva bishoboka kuko iby'Imana kuko twavuze ngo mbere twaravuze ngo bitagaragara nakira ku buntu twavuze ngo ni ibintu bitagaragara noneho ibyo bitagaragara bisa naho bifite imbaraga zihishe ariko wowe utabona kubera ko utabireba noneho rero ubwo utabireba ukavuga uti ibyo bintu bitagaragara ngewe reswe ukavuga ati ahubwo noneho waravuze akantu uravuga ngo barimutse bava mu manegeko abantu n'ubundi usanga barimutse bakagira ibyaha bareka yego ati narasambanaga naribaga narabiretse ariko ubu none wangu hari bavanga Imana ngo izatorera ngo ari utwaha ngo twinyongobereza bugingo isingisamba nasinkiba singisinda ibyo nibyo bizatuma noneho ariko urumva ntiwarakara ngo n'intungane ngo bwira icumuye karindwi akagira ukuntu yoroshye uwo rero abasa nk'aho avuye mu gishanga akavuga ati aha ngaha ho ntabwo Imana yantsinda ntabwo yantsinda reka nijye ku musozi hejuru reka njye ku musozi hejuru aho sinarimbuka ubu se sinsambana siniba sindoga narimbuka nte ariko ntumenye ko hari ahantu gukirira kurimbuka kuba hari Imana yateganya ikibazo ufite si uko utasambanaga si uko utibaga ahubwo ikibazo ufite ni uko utagiye mu nkuge kandi ahandi hose hasigaye amazi azahagera ariko ibi twavuzeho ntekereza bino by'amadini buriya urumva ariga abantu bari benshi kiriya gihe nubwo Nowa yavuze umwuzure hari abawumvise bati ko uyu mwuzure uzaba ariko ntabwo twinjira n'uriya musaza mu buriya bintu kwanza iriya nkuge sibyo amazi ashobora no kuyimena sibyo ni ibiti icyo ni ikintu cya mbere urumva noneho wenda bemera ko umwuzure ushobora kuzaba reka n'igihe cyabayeho ngiye kinera ubwoba byamaze igihe kirekire ngo imyaka 120 bisa ko byagezeho birarambirana abantu baravuga ati ariko bino bintu ntibikibaye inkuge se ko yarangika biri hariya reba noneho kandi kuko ni umubwiriza w'agakiza yajyaga kubwiriza kuko yamaze kurangiza kubaka mbere yubaka yashobora kubwira abantu muze mumfashe ariko amaze no kurangiza nabwo ntiyarorera kubwira abantu ega yinjiza inka yinjiza iki abantu bararebaga bakanaseka ubwo bavuga ko ngo banamusekaga buriya ko atarakora iby'ubupapa siko umuririmbyi aririmba hari indirimbo y'idini imwe twaririmbye imeze gutya ivuga ibya Nowa ariko ku musozi natwe dufite iyo nkuge ni agakiza twahawe na Yesu ikintu gituma abantu urumva icyo navugaga buriya habayeho amatsinda nta kuntu hatabaho amatsinda avuga ati harya mwebwe inkuge muzayihunga gute teka da twebwe
twahisemo umwuzure purito twahisemo koga ubu ngubu tugomba koga kuko ayo mazi nanaza ntago azadutwara amazi yagutwara kandi uzi koga hari abagiye gutura buri muntu wese hari n'abapfuye burira ibiri yego hari umuntu wese hari nawe yamanuye mu bita amazi hari umuntu wese yazize ibyo yibwira nyamara aho kwakira icyo no wari kwibwira rero Bernard uko kwibwira niko bibiri ivuga ngo nuko biteka ryose uyu munsi abantu baribwira iki noneho uko kwibwira ko abantu ni kubi uko kwibwira ko abantu gushaka gushikira Imana bubaka umunara w'ibabere nabo barabyibwiye mwitatanye n'ibizabo urumva kwibwira buri munsi ko abantu niko kuzana ibibazo kwibwira uburyo wagera ku Mana ukoresheje inzira zawe nicyo kibazo n'icyo gihe cyo kono rero abantu bafite uko bibwiraga abantu cyane buriya turabatungaho agatoki ariko twirebera bike kuko ni bimwe tuvuze abo kwa Nowa wumva abantu wavuze ngo ni bimwe abubu baribwira iki bafite kandi bafite ukundi kuntu bireke tuvuga ngo hariho gukiranwa kw'Imana kwahishuwe kudaheshwa hari abandi bantu bafite uburyo bumva ko ku Mana baba bakiranutsi babikoreye babiharaniye bakoze neza bakumva ko icyo gishobora kubarokora indi mpamvu mbona ishobora kuba yatumye abantu batinjira mu nkuge wari uzi ko hari ikintu bita kwiciraho iteka hari ukuntu kamere y'umuntu iteye kavuga ati nk'iyo wakoreye umuntu ikosa nubwo mwavugana ugenda ufite isoni hagati ukajya ureba mureba wongera gukuraho amaso ukuntu ugatera ashobora kuba abizi n'umuntu rero hari umuntu wavuze ati rero jewe nkurikije ibyaha nkora harasi nakwirwa ninjiramo rwose kandi ibyo bintu akaba nta muntu ugize umunyubwiriza aho gatariko njye nkurikije ko ndi umunyabyaha ntabwo nakwirwa ninjiramo hariya hantu we no kuvuga Imana niba ari Imana yabivuze koko ishobora no kuza kuntsinda ubundi Imana yakanje urumva none shyizeho aho kundokorera we ntabyumve ntabishyikire bigatuma atinje mu buriya kandi cya gihe abantu bari n'uyu munsi kandi niko bimeze hari umuntu ubwira ubutumwa bwiza aho gatari ko se njye nk'umara twaganira arambwira ati jewe rero buriya nkunda ibyaha rwose nkunda ibyaha sinzi niba nzanakizwa rwose sinumva mshaka gukizwa ariko njye nkunda ibyaha nabuze icyo mubwira nabubwira ariko yarakweruriye kuko n'ababikora nta muntu ukora ibyaha byanga kuko icyaha ntikibiha ariko nibura nawe yabaye yakubihira nyuma sibyo ariko impamvu umuntu kimushukashuka nuko abona uburyohe burimo urumva nk'uwo muntu rero ashobora kumva aravuga ati mwinjire hano aravuga ati rero niba ari Imana iriyo kubera ukuntu yabwiwe Imana ati ishobora kugeraho tugashwana nayo afazari ndetse nta numva ngo bavuga ati njye sinzi bajya no mu rusengero ko ndabizi ibyo nkora twashwanirayo urumva no kumubwira umuntu wo kw'icya gihe cya Nowa kumubwira ati kwibwira kwawe ni kubi n'ibikorwa byari bizi ko ari bibi urwo rukundo rero rw'Imana rutumye ishyiraho ahantu ho guhungira uwo mwuzure abenshi banga kurushyikira ububi bwacu urwo rukundo rw'Imana ruvuye hehe rudushyiriye ahantu sibyo iriya nkujya ko ari n'umusaza wayibaje ko tutwe hano bavuga ati ndayijyamo kandi yarabazaga ndeba akiciraho iteka uzi ko ibiti yabiteruraga kandi ntiyababwiye ati haza bamfashije Imana yeze kuvuga ngo bazagufasha yagomba no kuyikora wenyine akayirangiza ntawe yabaza ngo yari yarahawe uburyo inkuge igomba kubaho yabaga ngwino mu nkuge umuntu akareba uburyo yatunze ibiti imyaka nka 30 umureba ukaba ugize imyaka 50 none inkuge iruzuye aho noneho abantu benshi bavuga ati turajya muri Kristo twe gukora Imana idukize gutya n'ubusambanyi bwanjye n'ubujura bwanjye n'iki nindangiza mvuge ngo ingiriye urwo rukundo rwava hehe ariko urukundo rw'Imana iyo yakunze umuntu ikimurema none reka tubyerure tubizane none kuko niko ijambo ry'Imana rivuga uko byari bimeze kwa Nowa niko none mu minsi y'imperuka bimeze yego uko byari bimeze kwa Nowa niko none mu minsi y'imperuka bimeze ni ukuvuga ngo n'uyu munsi hari abantu bazarimbuka batabitewe nuko bakora ibyaha byinshi kurusha abandi ahubwo bitewe nuko biciriyeho iteka bakanga kwizera imbabazi z'Imana hari umuntu wambwiye ngo buriya agakiza cyangwa ubuntu
ngo buroroshye cyane ku buryo hari umunyabyaha ngo ananirwe kubwakira. ubundi Atagi hari ubundi inkuru y'agakiza. Inkuru y'agakiza. Ubundi hari ikintu kiba gitangaje. Urumva? Hari ikintu kiba gitangaje. Wereka ngo urugero. Umuntu ashobora kuba n'amafaranga agira. Agahura n'umufuka w'amafaranga kare twabivuze. Agahura twabivugaga tuganira. Bisanzwe. Agahura n'umufuka w'amafaranga. Noneho akabura aho uhisha. Yawushyira mu nzu akumva bari bumubone. Yajya hano akumva kubera iki? Iyo nkuru mu bitekerezo bye iratangaje. Yamurenze. Ubundi ubuntu buroroshye kubwemera. Biroroshye. Ariko kubera kuntu butangaje bugora umutwe w'umuntu ufite uko ateye bimugora kubwemera ko ibyo bintu kuko Imana yabimuhera ubuntu. Kumva ukuntu Imana yamukunda ameze uko ameze. Ukumva kamere yuko uteye Imana ikakubwira ngo urakiranuka. Niyo kamere yawe iteye gutyo ikavuga ngo njyewe uko nkubona njyewe ndavuze ngo urakiranuka. Ariko kuko ibyo bintu se koko birashoboka. None se ntago uzi uburyo babazaga so ngo dukora iki? Ati mwizere. None nituma kwiza dukore bakongera dukore kugenda dutese. Twizere gusa. Akabwira ati mujye mwisa Pawulo ati mujye mwisabato muruhuke. Uwinjiye muri iyo sabato abaruhutse imirimo kuko Imana yaruhutse yarangije kurema. Atari ko subu ntimwaba mudushuka umuntu yinjira koko akaruhuka nta kindi akoze. Buriya rero urumva atubwo ntimugiye gutuma bya bindi twavugaga twaretse tujya kubikora. Bareka mwe ku muntu wa kamere. Umuntu wa kamere niba ziri hari ibintu birenze simbizi. Buriya cyaguha impano. Tugahura haguha wenda 10,000 impano y'10,000 impano y'10,000 bingahe. Ariko uhuye n'umuntu avuga ati bite ati ni byiza ati ndakurebye wenda numva ndagukunze. Wenda akaguha nk'imodoka ya miliyoni 100 n'urugero. Ashobora kwemera. Ushobora kutayemera. Ntakuzi nawe ntumuzi avuga ati ibintu biri inyuma hangaha. Ibintu uyu muntu anteze nyuma y'iki kintu ahubwo nashobora kwigendera nkabyihorera. Ntibera uko muribuka umuntu wari umaze iminsi ku kidendezi ngo ategereje ko amazi y'ibirindura ariko yakwibirindura abantu bakamutangamo kuko bari bafite abantu babanagamo. Yesu yamuhaje ngo iki? Urashaka gukira ngo urumva ngo ngewe ngo y'amazi ni wowe ngo y'amazi yibirinduye ngo mbura atise nuko bati ibyo kwibirindura n'umuntu gushyiramo wowe ushaka gukira ibyo ngo nta muntu ufite ngo nta muntu ufite ngo unagamo. Ariko wumve ibintu kuntu bitandukanye. Yavuga ati ndashaka gukira nkize. Wumve kuntu ibintu bitandukanye. Hari abantu bagiye gutangaho urugero. Nasanze uwa mbere ngo yapfushije umwana ni umukuru w'abasirikare utari n'umwisiraheli. Ngo Yesu ngo aza kubwira Yesu ati nkiriza umwana. Noneho Yesu arabwira ati tugende. Aramubwira ati rega uri umutware. Tegeka. Nanjye banjye ndabizi ko ijambo ryawe nurivuga riri bumukize. Tegeka. Nanjye iyo mbwiye abasirikare baronyumvira akanswe wowe bategeke. Akibavuga ngo umuntu arakira. Urumva umuntu wamenye ubutware n'ubushobozi muri byo Imana imubwira. Undi ni Bartoremayo. Bartoremayo bavuga ngo ati ceceka ati namwumvishe Yesu mwene Dawidi. We ntanubwo yari yarenze mwene Dawidi. Ako takira iyo jambo Bartoremayo yaravugaga naje kubyaniriza irivuga ngo mwene Dawidi yagiye mu mateka y'Abisiraheli. Yego. Babwiye ko hari umuntu uzaza akabakiza. Yego. Ajya muri ibyo bihe nubwo atareba ngo abe yabonye Yesu n'amaso ariko yagiye mu bihe. We yisabona urumva abasekuruza ni benshi ariko ibazi bamva Jack gusa kuri Dawidi kuri mwene Dawidi. We nuko kwa Dawidi bujya ngo hari isezerano ry'imbabazi nawe niho yibona ni mwene nyina Dawidi mbabarira. Ni nako yavugaga mbabarira. Niko yavugaga yaravuga ati mwene Dawidi mbabarira. We yagiye mwa Dawidi ajya kuvana y'imbabazi aravuga ati uyu muntu ndimo numva bavuga ni wewe. Aho rero niho impano y'ubuntu iri, impano y'agakiza niho iri katukita impano sibyo kuko impano ntabwo ikorera sibyo. Ntago abantu mu gihe cya Nowa bigeze bakora neza ngo Imana ibahembe inkugi. Niho impano y'ubuntu abantu bashaka kuyakira ku byo bakoze ariko nyamara kwinjira mu byo Imana yavuze. Urumva 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 kwinjira mu byo Im
kwinjira gusa bakabanza kwa logique yuko Nowa hano ni umubwiriza wo gukiranuka. Yego. Tubasha kureba amagambo Nowa yavugaga abwiriza tukamenya ikiranga umubwiriza butumwa wo gukiranuka. Apana nk'ibyo twumva abantu bivugisha ngo ngubwiye abantu kureka gusambana ngo mwishyize mu gukiranuka. Bibwiye abantu kureka ngo ibyaha runaka ngo babare kureka ngo babare kujya mu gukiranuka. Mbese gukiranuka abantu barimo kwigisha ubu. Nuko niko Nowa yavugaga. Kandi tubiziranyeho neza ko aba bantu bavuga ngo gukiranuka kwa Nowa tubiziranyeho neza ko ari ukwinjira cye hehe mu nkuge. Yego. Kandi iyo nkuge none tuvugana nta muntu ushobora guhagarara hano ngo ngo ntabwo ari Yesu. Ngo ni Yesu gusa, iyo nkuge ni Yesu, niwe gusa. Iyo nkuge niwe gusa. Abashe kugira ikindi agereranya iyo nkuge n'ikindi. Uwo nyine yaba ari antikristo. Antikristo bivuga ko ni urwanya Kristo uwo ari we wese. Nuvuga ngo rero umubwiriza butumwa wo gukiranuka wese nta kindi avuga uretse ikintu we yavugaga kwinjiza abantu mu nkuge uko bameze kose. Ntabwo byango banza mureke iki niki mureke ibintu ngo mwinjiremo ntacyo babasabye kindi mwinjiremo. Inkuge irahari naha mugomba gukirira. Ni mwinjire. Abandi baturajya kutwicira muri iyo nkuge kubera iki ko dufite ibiti dufite n'imisozi turiho. Icyo Jean-Pierre avuga urumva icyambere Nowa nk'umubwiriza w'ubutumwa. Erega Nowa mugiranye nka Yesu kuko niwe mubwiriza w'agakiza, niwe mubwiriza w'inkuge. Yesu niwe mubwiriza w'inkuge. Noneho kandi iyo nkuge niwe. Yego. Yesu niyo nkuru niwe wayizanye y'ubutumwa bwiza kandi iyo nkuge niwe. Yego. Yesu niwe wabwirije bwa mbere ijambo ry'ubuntu. Niwe waribwirije. Yego. N'abandi bose baryuririyeho kuko ari we waribwirije. N'intumwa zanditse zazibwirijeho kuko ari we waribwirije. Ariko kandi ubwo buntu niwe. Ako gakiza iyo nkuge niwe. Mbese yarazaga akivuga ngo nimuze mu mpungiremo. Nimuze mu mpungiremo mukire. Nimukire. Noneho abantu aho kugira ngo baze guhungira kuri Yesu bati tuzakuzaho. Ibyo byabaye ku munara wa Babeli. Bati tuzakuzaho twubatse amatafari yayo. Ati turubaka tuzakushikeho. Urumva nibyo abantu barimo. Uko gukiranuka abo babwiriza none nibyo navuze Satani ari ukuntu afite ababwiriza babwirize ukundi gukiranuka kutagera ku Mana ahubwo kujyana abantu kurimbuka. Nyamara umuntu wabyumva kumva nibyo bifite logique. Uwabwira umuntu kureka gusambana no kwiba no kugira gute akanabireka bakumva uwo muntu rwose muri logique niwe. Niwe mubwiriza wo gukiranuka. Ariko nyamara ibyo bintu bijyana abantu kurimbuka. Kubera iki abafarisayo suko ibyo bintu batabikora. Yego. Suko ibyo bintu batabikora. Ariko Yesu ahora yihanangiriza abantu akababwira kureka iyo nyigisho ya gifarisayo. Kubera ko iyo nyigisho Yesu hari ikintu yababwiye avuga ngo nyamara ibyanduza. Ibyanduza biri mu mutima. Nubwo wabitsinagira ntibisohoke hanze. Ariko byo biri mu mutima. Birahari. Nuvuga ngo wabitsindagiye ntibyasohoka. Ariko birahari. Nuvuga ngo icyanduye rero ni wowe, icyanduye suko abantu bakubona. Buriya icyo kintu abantu bakwiye kugitondera. Icyanduye si ugusohoka, icyanduye ni ikikurimo. Icyanduye ni ikikurimo, si ugusohoka. Nibisohoka abantu ye bazabibona. Bavuga bataranduye. Ariko nyamara wowe urevita ko abantu bakureba. Uremo urevita ko abantu bakureba hanze bakavuga ko udakiranuka. Ariko nyamara muri wowe niho harimo ikibazo. Twari bya bindi byo koza inyuma. No koza inyuma no gutuma abo hanze batagucisha ijisho batakureba. Niko bimera. Ariko muri wowe Imana iri burebe. Ukibwira ko n'Imana iri burebe nk'abantu. Nyamara muri wowe icyanduza niho kiri. Nuvuga ngo uri wowe uranduye ariko uririnda ukoga kugira ngo mbese igikombe kiranduyemo imbere ariko inyuma kirogeje. Fata urugero reka nkwereke kirapfundikiye kirogeje inyuma. Ntwari wawe mu rugo ushobora kuvuga uti hari uburyo mu rugo banzi kuko ni mu rugo ariko no iyo nsohotse hanze ndashyiramo ikote kiraho umusaraba none mfata na Bibiliya hano ariko baramutse babajije ubutumwa ubuhamya mu rugo byaba ari aferi ariko hanze ni Yesu ashimwe. Mbese wakubona yagutangira ubuhamya hanze rero hafate nk'aho abantu babona imbere hafateho Imana yo ntabwo iri burebe hanze ahubwo mu mutima izi uko ikuzi ko ukeneye kugirirwa neza gusa.
urumva aho niho Yesu yajyaga agatanga n'ingero ziteye ubwoba. Urumva imwe iyo ufashe umuntu ukamugereranya n'igituro gisize ingwa, ubona igituro bashyingwemo umuntu wibeshya ukagipfunda, nubwo gisa umweru neza kimeze kiriho amakaro, wibeshya ukagipfundura ushobora gusubira inyuma wiruka, ikarita yose bagahita mwimuka. kubera umunuko, nuko rero n'abantu bameze kugira ngo Yesu yumvikanishe ko umuntu, nabyo yavuze muri Mariko ngo kuko mu mitima y'abantu niho haturuka imigambi mibi. Ntabwo yavuze abantu runaka, ni abantu bose. ibaza no ku gihe cya Nowa, ibaza no ku gihe cya Nowa, Yesu nawe araje, sibyo nabo babonye nk'uko Imana yabonaga icyo gihe, no kwibwira kwabo n'imitima yabo ari kubi. urumva imitima, ikibazo umutima niwo wari wanduye ubwa Nowa. Yesu aza n'ubundi umutima niwo wari wahindutse, niwo wari ukomeje kwandura. Yesu rero nk'umuganga nk'uvura ntabwo yavura nk'abantu bavura indwara yabonetse, oya, ahubwo yajya kuvura agaheramo imbere, kuko ibyo ngibyo aho niho haba kutumvira Imana. Mu mutima w'umuntu niho haba kutumvira, niho haba kwa kwinangira. Ibi byose tuvuga birumvikana mu matwi y'abantu, ariko mu mutima w'umuntu niho hari kwinangira, niho hari gusubizayo rino jambo rivuga ngo utancuka. utancuka. Urumva rero ibyo nibyo mu mutima w'umuntu, nibyo bituma umuntu avuga ngo utancuka. Rero icyo twashaka kuvuga ni uko mu minsi ya Nowa icyatumye batinjira mu nkuge, Nowa aradushuka. Noneho nabo n'uyu munsi baravuga bati agakiza n'ubuntu, abantu baradushuka. Gukizwa n'ubuntu, abantu batereka iyo nkuru byashoboka. Umuntu ntakizwa gusa nta kintu akoze, nta kintu turi bukore. Mbese nitugera mu bwo tuzakora iki? Wenda harimo abemera bati n'ubuntu koko, ariko se nitumara kugera mu bwo buntu noneho twisubire mu byo dushaka, niko abantu bavuga. Nyamara kwizera kuvuga ngo kwizera niko kubeshaho. N'ubundi ubuzima agakiza gaheshwa no kwizera, noneho umuntu akabeshwaho no ukabeshwaho, gukenwa kwishwa no kwizera kandi ukabeshwaho nako. Urumva n'ubundi ntago bazi ko muri ubwo buzima bw'uwizera ariho hakomeza kuva ubuzima nyine, niho hakomeza kuva ubuzima. Noneho rero wabimubwira uko gutekereza ko imitima y'abantu nyine kubi, ukamubwira ati ibintu ntibyashoboka. Ariko ngewe cyo mbona na kiriya gihe cya Nowa, abantu babasha kwinjiramo babanje gusiga hanze ibyo bibwiraga cyane, kuko hari ibintu bibiri. Hari ukureba iyo nkugi bwayo bakayipinga, hari ukureba ko bafite nabo uburyo kabone n'uwo mwuzure no wavuga waza bafite uko babigenza. Urumva rero wari kuba abashije, twiye kubivugaho, Imana yo yaravuze, sibyo, ivuga ko hazabaho n'umwuzure, ariko buriya mu bantu hari ikindi cyavuze. Hari ukuntu babyumvise, hari irindi jwi ryabo ryari ribarimo byababuzaga kumva iby'Imana ivuga. Na n'ubu ngubu kandi iryo jwi rigihari. Biratangaje, biranababaje kubona umuntu afata Bibiliya arayibona ko ari ijambo ry'Imana, aranayemera akatwivugira abayemera, sibyo, ariko yasoma ijambo nka rimwe twavuze ubushize, ni ijambo n'abantu banazi, sibyo, ntibagira ngo rero inkugi ngo izaza ngo ari icyuma, sibyo, uzi n'igiti bayibajemo nari ibiti rwose bitari bina, iyo baba wenda bayibaje no muri ribuyu, ariko Imana ifite uburyo yateguye icyo giti. Noneho ijambo basoma nk'uko kushe twabibonye, Imana iravuga ngo uri muri Kristo abaye cyaremwe, ibyaha byabo n'ubugome bwabo sinzabyibuka ukundi. We ubwo arabyisomera, sibyo, niyo Bibiliya arayemera, n'iryo jambo yemera ko ari iry'Imana, ariko kubyakira agashakisha izindi nzira cyane. Naho no ikibazo kiri no arabavuze ati ko Imana yabikubwiye, ariko se ubu nta handi ni ngombwa ngo dukirire muri uwo mwuzure, muri iyo nkuge, nta kindi twabona uko tubigenza. Ese iyo nkuge none yaremera ikaba ari ishwanyuka, niko bavuga. Mbese iyo nkuge yaremera ikazashwanyuka, urumva n'ubundi baracyashidikanya ku bushobozi bw'iyo nkuge. Ubundi nta n'ubwo bashidikanya ku buyobozi bw'iyo nkuge, bw'iryo jambo ryavuze. Nowa abantu baramunaniye,
Nowa we yinjira mu nkuge cyane. Icyakurikiyeho rero ngo baramusetse bari komantere bihari ibitabo bimwe bibivuga baramusetse bati aho wowe nta minsi uzamaramo imvura iranatangirira bakomeza guseka nta minsi uzamaramo ariko nyine urumva nyine ni ibintu bisa kwizera nyine urumva yinjiye mu nkuge izuba rirashe rimwe ryagatangaza hakeye habona yabaza kubwira abantu ngo ndikugamiye nuko wafata umutaka ukagenda witwikiriye mu ndati jewe yitwikiriye imvura bega ati kandi harashe izuba njye nimva nditwitwikira umuntu ugeze abantu baguseka neza kubwira umuntu ntararokotse ngo se ngo warokotse ntarokotse urubanza rw'iteka ngo ruri hese urumva ikibazo ngo ruri hese ibyo bintu byanyu ubuze ejo warubonye njye se rundiho urumva ikibazo ariko nyine akatubwira ngo umwize utamwizera amaze kurucirwaho cyane ariko umwizera kandi umuntu ashobora kurucirwaho atabizi yego urumva uramubwira ubundi mu by'ukuri urimo uramubwira iby'urubanza ubundi buriya ni naho ikibazo kiba ntabwo abantu basa n'abarwirengagiza urubanza kandi mu mitima yabo rurimo buriya abantu bararwirengagiza ariko mu mitima yabo rurahari kuko nta muntu n'umwe wajya ngo uvuge ibyaha ntibimukire urubanza ntawubaho uko wabigenza kose niyo n'ikimenyimenyi ni uko agira umutimanama icyo nicyo kimenyimenyi cyerekana ko urwo rubanza rufite ni uko muri we harimo umutimanama uwo uramugira inama z'iki niba nta rubanza afite niba nta rubanza afite nicecekere atuze ariko kubera ko afite umutimanama uzamugira gute numugira inama bizaba bivuze ko hari urubanza ruhari rero umuntu wese nubwo yarwirengagiza ariko umutima rurahari none rero ashobora kubwirengagiza bikubwira ariko yagera hirya akavuga ati ariko urumva kuko mu mutima we ni imfara uzarebe ku irimbi iyo umuntu yapfuye bakavuga amagambo nibwo abantu batangiye gutekereza ati ariko ubu natwe bizagenda bite ku irimbi wese atekereza nyuma urubanza rugize gute ruraje ntabwo rwo rwakwishira ubwo rero ibyo yakubwira byose uwo muntu ibyo yakubwira byose urubanza rurahari wabyanga wabyemera mu mutima wawe urabihamya ko ruhari ahubwo turakubwira mukundwa mugenzi mukundwa utwumva aka kanya turakubwira ngo uhunge umujinya uzatera kuko ahunge gute yinjira mu nkuge mwabivuze kenshi yinjira mu nkuge kandi iyo nkuge twayivuze twanayisobanuye iyo nkuge ni urukundo rw'Imana ni ukwizera ko wacunguwe rwose urukundo rw'Imana rurakubwira ngo narakubabariye ntacyo watanze kandi nkwindura umwana wanjye ntuzarimbuka emera urwo rukundo noneho uture muri urwo rukundo ube muri urwo rukundo kandi koko hari ikintu nabonye gikomeye cyane ko ku rukundo ko ku muntu ukunda undi nta kiba mubonaho uzarebe ababyeyi umusore ashobora gukunda umukobwa ababyeyi bakamwanga ariko kuko ari we wamukunze bakavuga bati ni ndayo yamaze agira atya yamaze kubera iki umutima wawe wabaye nk'uwahumye abanyarwanda baravuze ngo umwate w'ukunda ngo biribore urumva ariko kuki badashobora kumva yuko urukundo Imana yadukunze igatanga umwana wayo ku bwacu siyo ishobora gusubira inyuma kandi yadukunze turi babi ishobora gusubira inyuma ikajya kureba inyuma ya Kristo ububi bwacu ntabwo bishoboka kuko ibi bintu byose birahura none se muzi ko birivuga ngo urukundo rutwikira ibyaha uretse kugira ngo urukundo rw'umuntu ni urukundo ntabwo Imana ishobora kubona ibyaha kandi rubabarira byose urukundo rubabarira byose bihanganira byose abantu bahakanya ko gati Imana ntabwo igira urukundo ntabwo rutekereza ikibi ku bantu ngaho ubwo ni urukundo rw'Imana kuko abandi bavuga hari abantu bagiye bigisha urukundo rubabarira ibyahise niyo kuba ndi bivuga ngo yababarira ibyahise ubwo rukundo rero rubabarira ibyahise ngo rutwikira ibyaha byose ntabwo ruratwikira byose ku buryo rutongera kubireba nirubona ikibi ku muntu ntirurebe ikibi ku muntu ntirwifuza n'ikibi ku muntu ntirurebe ikibi ku muntu ntirwifuza ikibi ku muntu rwihanganira byose rwiringira byose
twiringira byose urumva ngaho rero aho ruratwiringira ntirutubonaho ikibi urukundo rw'Imana ntirutubonaho ikibi reka reka rutwikira ibyaha byacu rwose ngaho rero aho guhungira ngaho iyo niyo nkuge ngiyo inkuge sibyo inkuge ni mu rukundo rw'Imana inkuge ni muri Kristo sibyo ngaho kandi rero natwe reka tuvuge ko turimo mu cyimbo cy'Imana kuko ariyo mubwiriza w'agakiza natwe tumere nka Nowa turimo tubwira abantu ngo nimuhunge rero turi mu nkuge turimo turabakurura tubavuga twe twayigezemo nimuze inkuge nimuze inkuge twe ntitwayibara duhagaze ku muryango bakundwa turimo turahamagara w'inkuge dore imvura igiye kugwa dore mazuka azatera nimuze mwinjire muri urwo rukundo rw'Imana mwumve ko muryoha mwumve muhungu umujinya uzatera bakundwa kuko umwizera ntazacirwaho iteka ariko utamwizera wabyigirisha uzarikirwa kubera iki kuko wanze kwizera urukundo rw'Imana ni nkuko umuntu akubwiye ngo aragukunda wowe ukamwitura ku mwanga kandi rwose yagukunze yakoze n'ibikorwa byerekana ko agukunda ukabibona ariko ukabyirengagiza ahubwo wowe ugakomeza kugira gute ugakomeza ku mwanga twatangiye rero tuvuga ngo nk'uko byari bimeze mu gihe cya Nowa niko bizamera no mu gihe no muri iki gihe Nowa inkuge yari ihari uyu munsi agakiza karahari n'ubu nyamara mu gitondo nimugoroba wenda ujya wumva ijwi riguhamagara n'aka kanya turavuga ngo hari aho guhungira ni hehe ni muri Kristo aho ngaho niho guhungira ni mu rukundo rw'Imana wireba sibyo wireba ibyo wakoze wireba kuzikura aho rero utena nziruka sinzi oya reka tuvuge ati wireba n'ukuntu ukunda ibyaha yego urukundo rw'Imana rurenze ibyo ukunda n'ibyo ukunda ese noneho nubigumamo nibwo uri bukire sibyo ese urumva hari ikindi kintu gishobora kugukiza uretse inzira Imana yashyizeho inzira Imana yashyizeho niyo Bibiliya iravuga ngo inzira yanjye inzira zanjye zitandukanye n'izanyu ibyo nibwira ntabwo ari byo mwibwira rero mureka bakundwa hari ibyo Imana yibwirira byerekana nuko yadukunze ikaduha urukundo rwayo mu mwana wayo ubwo iyo niyo nzira y'Imana kugira ngo umwizera atari kandi Yesu akamya ko avuga ngo ni nge nzira iyo nzira y'Imana yavugaga muri Yesaya yabonetse nuko twizera urwo rukundo bakundwa rero turabinginga kugira ngo muze muri urwo rukundo rw'Imana kuko ibyo mwebwe mwibwira byo gushaka Imana mukoresheje ibikorwa byanyu ntago mwayigeraho indi nzira yose idaciye mu kwizera Kristo nijya kurimbuka kuko kugira ngo umuntu atarimbuka Imana yamuhaye Kristo reka rero dusoreze aha ngaha ikiganiro cyacu nakagaruka mukomeze mukurikire kuri iyi channel ya Niwe Gusa ushobora gukora like ushobora gushyiraho ubutumwa bugufi hasi ariko ushobora no kureba n'iyo nyandiko ya PDF ugasoma bimwe cyangwa se incamake y'ibyo twavuze ugakora subscribe kugira ngo n'ubundi n'ikindi kiganiro cy'ubutaha uzakomeze kugikurikira murakoze